Uwiteka arababwira ngo baranyimuye, ngo bajya kuraguza nk'abafilisitiya. Uzi kubona umuntu ufite Bibiliya akajya no kuraguza? Buriya reka mbabwire, buriya mubwiye abapfumu bari mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara zitandukanye, nibo bakubwira abapasiteri n'abarokore, nibo baguha urutonde. Ngaho ababuze abagabo, hari umuntu nzi yari umuhanuzi, ngo yagiye kwaka igikundiro, ngo nta musore umubaza izina, yarahanuraga. Niwe muntu twamenyanye nk'ikizwa, kandi Imana yari yamugiriye neza, kuko burya abakobwa bagira abasore benshi kujya mu ijuru bizabarushya. Umwe araza ati ufite amaso meza, ugasanga undi ntakubwiye ko ufite iminwa myiza. Undi akaza ati ye baba we naryamye ntasinziriye, nawe ngo wabonye imigisha. Nta mugisha urimo, burya biba bikomeye. Imana ijya gutabara, nta mugisha urimo gukundwa rwose n'abasore. Igikundiro gituruka ku Mana, kimwe Imana ijya ivuga ngo ngwaye igikundiro. Ukundwa n'umukecuru kandi uri umukobwa, ugakundwa n'umusaza utakibikeneye, abantu b'ibyiciro byose bakagukunda. Nicyo gikundiro gituruka ku Mana. Nawe ujye wicara ngo uriya mukobwa afite igikundiro, nukundwa n'abagabo n'abasore gusa, ujye umenya ngo nabazima bakwiruka inyuma. Ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje mwebwe inshuti za Mama Charlene official, aho muteranira hose, aho mutuye hose, aho munkurikiranira mwaba muri mu kazi, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri mu mahanga, muri inshuti zanjye zinkora mu mutima, muri abantu ntazibagirwa kuko mufite ikintu muvuze ku buzima bwanjye. Ndabashuhuje rero. Murandika comment nkabura ukuntu mbasubiza, ariko ndabakunda kandi ndabazirikana, ndetse ibyo mwanditse burya niho nduhukira. Ibi ya mbere nkaba nayibonye, kabi ya kabiri, muri abantu b'agaciro kandi muri abantu mufite ikintu muvuze kuri Mama Charlene official. Imana ibahe umugisha. Mukomeje gukora share ndabibona, mukomeje gukora subscribe narabibonye byose, kandi mukomeje no kumpamagara mukantera courage. Rero ndabakunda, njya mvuga ngo I love you so much. Ndavuze ngo I love you, ndabakunda cyane. Nifuza ko tuzabonana, hari igihe covid izashira, dukora ibiterane byo guhoberana, twishimira Imana yacu y'agakiza kacu. Rero Imana ikomeje kumpa amagambo yo kubabwira, amagambo y'ubutumwa ari muri Yesaya. Maze gutegura amagambo ageze mu 9 na yahawe mu bihe byaguma mu rugo. Ngenda rero mbibwirwa nzajya ngenda mbagezaho ikiri ku mutima w'Imana, ariko nimureke tubanze dusenge muri uyu mwanya kugira ngo Imana y'amahoro ishyigikire kandi namwe bashyigikire. Imana ifite imbaraga zitagira akagero. Haleluya. Imana yica igakiza, Imana ikunda abo yaremye, Imana ibyara igaheka. Haleluya, haleluya. Ndagushimye aya masaha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye umwanya w'umugisha uduhaye, ngushimiye umwanya w'igiciro uduhaye. Muri uyu mwanya reka tukubonereho umugisha, ushyigikire kugira ngo namamaze ibyawe. Sengeye n'abari kumva ubu butumwa, bubahindure mu Mwami, kandi ubushyigikire bugere kure, nanjye ushoboze kubutanga uko bikeneye. Hanyuma icyubahiro ni kibi cyawe mu isi ndetse no mu ijuru, mu bakomeye n'aboroheje, abanyamahanga bo mu bihugu byose. Ukomeze wamamare kuko uri kwamamara. Cyubahiro ni kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya rero nk'uko mwagiye mukurikirana amagambo yo muri Yesaya uko nagiye nyahabwa nk'ubutumwa, n'ubu nibwo tugiye gutanga, niyo tugiye gusoma. Tugiye kureba muri Yesaya igice cya 2 umurongo waho wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Mwanzu ya Yakobo mwe, nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Ubwoko bwawe ari bwo nzu ya Yakobo, waburekeshejwe nuko buzuye imigenzo ivuye iburasirazuba, bakaraguza nk'abafilisitiya kandi bakifatanya n'abanyamahanga. Igihugu cyabo cyuzuye ifeza n'izahabu, ubutunzi bwabo ntibugira uko bungana,
kandi cyuzuye n'amafarashi, amagare yabo ntagira urugero, igihugu cyabo cyuzuye ibishushanyo bisengwa, baramya iby'ubukorikori bw'amaboko yabo, intoki zabo ubwabo arizo zabiremye. Uworoheje yikubita hasi, ukomeye akicisha bugufi. Ku bw'ibyo ntubababarire, injira mu isenga wihishe mu mukungugu, uhunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo wo gutungura ibyibona n'ibigamika byose, n'ikintu cyose cyishyira hejuru n'ikintu cyose cyishyira hejuru kizacishwa bugufi. Reka turekere aho, ahubwo ndashaka ubu butumwa buravuga ngo iki, ngo ni iki cyatumye Imana itureka? Ni iki cyateye Imana kutureka? Ni iki cyateye Imana kutureka? Ibi bintu byose ni ibintu biri kwibazwa mu mitima y'abantu muri iki gihe tugezemo. Kuki waretse itorero? Kuki abantu bari gukorwa n'isoni kandi barakubashye? Kuki abakirisitu babaye iciro ry'imigani? Kuki mu rusengero abantu bahasuzugura? Kuki ibintu by'Imana, kuki wagira ngo Imana ntibana n'abantu bayo? Kuki wagira ngo Imana ntiri mu itorero? Kubera iki? Ni iki cyatumye Imana itureka? Icyo ni ikibazo kiri kwibazwa. Imana yampaye igisubizo. Yambwiye ngo nimbabwire ngo icyatumye ibareka, ngo nuko mwashatse ibishushanyo murabibaza. Uti ndakurahiye ngewe nta bishushanyo, reka da, niwanjye mu rugo ntiwakihabona. Ibishushanyo bibazwa byuzuye mu mitima yanyu. Mwimuye Uwiteka, mufata imigenzo n'imihango by'abanyamahanga, by'abatubaha Imana, mubigira ibyanyu. Mureke mbabwire, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo impamvu itagaragara ngo yigaragaze hagati muri mwe, mugasenga mumeze nk'abadasenga, mugata agaciro imbere y'abanyamahanga, mukabaho nk'abantu batagira Imana, ukabona abantu bapinze ibintu byanyu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwarayimuye. Abantu bimuye Imana, mwarayimuye mu nsengero zanyu, mwarayimuye mu mitima yanyu, mwarayimuye mu ngo zanyu, mwarayimuye mu kazi mukora, mwarayimuye mu ngendo mugenda. Imana mwayishakiye ahandi muyishyira, ntabwo ikiba mu buzima bwanyu, ntabwo ikiri iya mbere. Kubwo kwimura Imana rero, hari ijambo ryavuzwe ngo ntubababarire. Abantu mwimuye Imana, kandi ngo ibyo bintu byanyu mwakoze, ibyo bigirwamana byanyu, ngo byubararirwa ngo n'abakomeye muri bo, ngo ndetse n'aboroheje. Abantu bafite ibigirwamana byinshi. Umuntu aratunga amafaranga, Imana ntazongere kuyisenga, amafaranga akaba ikigirwamana. Umuntu aragira akazi ntiyongere kumenya Imana, akazi kaba ikigirwamana. Umuntu arashaka umugabo akaba ikigirwamana, yashaka umugore akaba ikigirwamana. Umuntu aragira icyubahiro kikaba ikigirwamana, yabona titire ikaba ikigirwamana, yakubaka urusengero rwiza rukaba ikigirwamana. Ikintu cyose ufite mu buzima bwawe warutishije Imana nicyo kigirwamana. Imana imbwira ngo ifite umubabaro w'ukuntu abantu bimuye Imana. Mwimuye Imana nayo irabimura. Abantu bimuye Imana nayo irabimura. Ariko ndifuza ko mwongera kwimika Imana kugira ngo nayo ibimike. Ibintu byose dukorera muri iyi si, Imana irabireba kandi ikabibona nk'ibyambaye ubusa. Ikintu kikwereka ukuntu abakirisitu bimuye Imana, iyo urebye ibirori by'abakirisitu aho biva bikagera n'iby'abapagani byose ni bimwe. Imihango y'abanyamahanga n'iy'abarokore byose byarivanze. Gahunda z'abanyamahanga n'izo mu nzu y'Imana byarivanze.
ureba ibintu bikorerwa mu nsengero cyangwa byakorerwaga mu rusengero agahinda kakakwica. Ushobora kureba imbyino zo mu kabari no mu rusengero ugasanga zirahari. Ushobora kureba gahunda ziri muri kampani runaka no mu rusengero ugasanga izo gahunda nizo zihari. Ukubona abantu bakora za kampani bakabara inyungu bagomba kunguka mu mwaka, ni nako mu nsengero umuntu yicaraho kugira ngo avuge ngo dukoresha ubu buryo kugira ngo hazihane benshi, ahubwo dukoresha ubu buryo kugira ngo hazinjire menshi. Birababaje, biteye agahinda. Imana abantu barayimuye. Imana barayimuye naho ntabivuga, umuntu wese yabirebye abona ko Imana yimutse. Imana irambwira ngo impamvu nabataye nuko banyemuye. Iyo ugiye mu bukwe bw'abarokore ntushaka kumenya ko bakijijwe. Ikirori cyose cy'abarokore ntumenya ko ari abarokore. Iduka rya umurokore acururizamo ntumenya ko ari iry'umurokore. Ugura telefone ku murokore, wayigura no ku mupagani ugasanga ni bimwe. Ujya guhahira umurokore ugasanga no guhahira umupagani byose ni bimwe. Ujya muri serivisi runaka wahasanga umurokore bikamera nko kuhasanga umupagani. Ujya kwa muganga wajya kureba ukahahurira n'umurokore ukabona ameze nk'umupagani. Ibikorwa bitandukanye bikoramo abarokore, umurokore n'umupagani byose ni bimwe. Bose barya ruswa, bose bakoresha ikimenyane, ni ibintu byivanze. Iminzani y'abarokore n'iy'abapagani byose byabaye bimwe. Birababaje. Pasiteri na gitifu ntacyo barutanaho, bose ni bamwe. Kandi gitifu yarakwiye kuba umunyamategeko y'isi kuko ari byo yigiye, ariko pasiteri akaba umunyamategeko y'ijuru. Iyo bafatanyije diru bose bariba bigakunda, ntumenye ko ari pasiteri. Kurya imfubyi n'abapfakazi, ushobora gusanga ngo runaka yariye ibyo inkunga ya leta, usanga n'inkunga mu itorero abanyetorero bazirya. Mwabaye bamwe. Ku buryo ikintu mushobora gutandukaniraho ni umusaraba ufite ahangaha, ariko ibikorwa ugasanga ni bimwe. Bimuye Imana. Ntushobora gufata umurokore ngo umutandukanye n'undi. Iyo tugeze mu kaga twese twitabara nk'abapagani. Iyo tugeze mu kibazo twese dukemura ikibazo nk'abapagani. Iyo tugiye mu gihe cyo guhangana n'ubuzima duhangana nk'abapagani. Iyo tugiye gufata imyanzuro tuyifata nk'abadasenga. Iyo tugiye mu manza tuburana nk'abandi. Iyo tugiye gutanga ikirego turega nk'abandi. Ibintu byose byarivanze. Ubwere bw'Imana n'umucyo w'Uwiteka byavuyeho. Intwaro bakoresha natwe nizo dukoresha. Uko birengera niko natwe twirengera nk'abatagira Imana. Ibyo rero ngo bitera Imana kugira gute? Kutwimura. Imana irimuka. Imana niturengere. Nta muntu ushobora kwimura Imana ngo agire amahoro. Nabibwira ngo mwarayagize, hari ikimenyetso kizakwereka ko adahari. Ngewe narinje kubabwira ngo kwimura Imana biteza akaga. Abisiraheli bimura Imana, batumwaho n'uyu mugabo Yesaya w'umuhanuzi. Uwiteka arababwira ngo baranyimuye, ngo bajya kuraguza nk'Abafilisitiya. Uzi kubona umuntu ufite Bibiliya akajya no kuraguza? Buriya reka mbabwire, buriya mubwiye abapfumu bari mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara zitandukanye, nibo bakubwira abapasiteri n'abarokore. Nibo baguha urutonde. Ngaho babuze abagabo. Hari umuntu nzi yari umuhanuzi, ngo yagiye kwaka igikundiro, ngo nta musore umubaza izina. Yarahanuraga, niwe muntu twamenyanye nk'ikizwa. Harampanurira mbwira ukuntu nzakomera nkamamara nkagera kure. Twarasenganye, byanteye umubabaro. Twarasenganye rimwe amasengesho y'iminsi 7 dutereramo Kigali imisozi kigendwa, tugasengera mu mwobo w'ubujyakuzimu muremure cyane, ahantu ugera ugasenga ntagire no kumva. Twatereraga ntwite mfite umwana mu nda, ntwite mfite n'undi mu mugongo akajya munyakira. Igihe kiragera arananirwa, ati nta musore uri no kuntereta, nta untereta.
kandi burya namenye ko no guteretwa nta mugisha ubamo. Ujya wicara ngo baragukunda ariko narumiwe koko. Ngo nta n'umubaza izina. Kandi nimureke mbabwire, njye uburyo nabonaga uwo mukobwa kuba atari afite abasore bamutereta, yari afite amahirwe yo kutagwa, dore ko abantu bazi kwikungurira, kuko isaha yari kugera akazateretwa n'umugira umugabo. Guteretwa se ngo wagize abasore benshi ngo n'umugisha, ngo uyu mukobwa afite igikundiro, ni icy'abazima. None se uzarebe uwo uzabona no kujyana mu kabari, undi ubone ngo akuguriye inkoko, undi umubone ngo araguha kabizo. Ubwo se koko mbwira, kujya kurya inkoko, kujya ku ibyo bintu birirwamo, abakubwira ngo ureba neza, ngo uteye neza, ibyo se umugisha urimo n'uwuye? Ngo uri mwiza, ngo yarankunda, mfite abahungu nk'icumi, iriya ni imyako, ni inyatsi ziba zikwiruka inyuma. Saba gutera inda bakakwanika bakakwangiza se? Umuhungu uburyo uzamenya w'agaciro nukubwira ngo ndashaka ko dupanga ukazambera umugore, naho abandi ngo urabafite benshi umurundo. Harananirwa ajya kwaka imiti ku mupfumu wa hano i Kigali, atukumbona nta n'ishuti ngira, reba imyaka afite, kandi Imana yari yamugiriye neza. Kuko burya abakobwa bagira abasore benshi kujya mu ijuru bizabarushya. Umwe araza ati ufite amaso meza, ugasanga undi ntakubwiye ko ufite iminwa myiza. Undi akaza ati ye baba we naryamye ntasinziriye, nawe ngo wabonye imigisha. Nta mugisha burimo, burya biba bikomeye, Imana ijya gutabara. Nta mugisha urimo gukundwa rwose n'abasore. Igikundiro gituruka ku Mana, kimwe Imana ijya ivuga ngo ngwaye igikundiro. Ukundwa n'umukecuru kandi uri umukobwa, ugakundwa n'umusaza utakibikeneye, abantu b'ibyiciro byose bakagukunda. Nicyo gikundiro gituruka ku Mana. Nawe ujye wicara ngo uriya mukobwa afite igikundiro, nukundwa n'abagabo n'abasore gusa, ujye umenya ngo n'abazima bakwiruka inyuma. Umuti barawumuhaye, uko bawumuhaye se akiyesiga akikuba, byarangiye yishingiye. Ariko uziguta Yesu ukajya mu bapfumu. Ariko mureke mbabwire, bantu mujya mu bapfumu, mbahe na message. Uzi ko ibyo byatsi nubwo buhembe ngo bw'iki nubwo bufu, wari uzi ko babikura mu byo Uwiteka yaremye? Haleluya, haleluya. Imana ejo ntiyambwira ijambo ryiza, hari ibintu tuba turi kuganira biba byanyobeye, irambwira ngo ibintu abapfumu n'abarozi bakoresha ngo babikora mu byo naremye. Mpaye Imana icyubahiro. Ubwo buntu bapfundikanya babukura mu byo Imana yagize ite yaremye. Ese nimba ibyo bakora babikura mu byo yaremye, imbaraga bafite nizihe? Vuga ngo iyaremye abapfumu ikarema n'ibyo bakoresha, niyo ifite ubushobozi. Finali ye yarishingiye, kuko ntago, ariko twasomye ijambo rivuga ngo aha abafilisitiya bajya gushikisha nabo niho bajya. Ibigirwamana bisengwa nabo niko babisenga. Bantu bimpa, narinje kukubwira ngo impamvu mubona Imana imeze nk'idahari ngo nuko abantu mwimuye Imana. Umwanzuro ni uwuhe tugasenga? Umwanzuro nimba mwarimuye Imana nimwongere mugarukira Imana. Ufata imiti yawe n'ibyo wakuye mu bapfumu, ubijugunye ubitesha agaciro, ubwire Imana ngo uri umwami. Ufata ibigirwamana byose, ikintu ufite warutishije Imana, ugite kure yawe, ubwire Imana ngo uri umwami. Ubwire Imana ngo ndakugarukiye nanjye ngarukeho. Ubwire Imana ngo uri umwami n'umukiza, uri umurengezi w'ubugingo bwanjye, wongere ugarukire Imana. Abisiraheli iyo bataga Imana nayo yarabataga, igakora ikintu cyo kujya mu ruhande rw'ababisha babo, hanyuma bakabarwanya kandi bagatsindwa. Ariko Uwiteka iyo yajyaga mu ruhande rw'Abisiraheli baratsindaga, kuko Imana iri mu ruhande rwacu, nta wundi mubisha ujya ubasha kuhagaragara. Narindi kukubwira muri aka kanya ngo Imana wayimuriye he? Uwakubona uririmba yabona warayimitse. Uwakubona uri kuri kamera ufite mikoro yagira ngo urayifite. Uwakubona uvuga mu ndimi uri kubwiriza yagira ngo Imana iracyahari. Uwakubona mu rusengero uyoboye itorero urishumbye yagira ngo Imana irahari. Ariko wowe n'umutima wawe n'Imana yawe urabizi ko muherukana kera. Wayitaye hahandi watangiraga gushyira ikintu icyo ari cyo cyose imbere. Imana wayitaye hahandi igihe wayibabazaga.
igihe wangaga ko yongera kukuyobora, igihe wakoraga ibintu utayigishije inama, igihe watangiraga kwiyobora ugatangira kumva yuko wishoboye, turashaka gusenga. Mureke dusenge. Akaga kose dufite mubona katurutse mu kwimura Imana. Impamvu mubona bombori mu itorero nta handi yavuye, ni ukwimura Imana. Impamvu ryandikwa mu mvaho no mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga byaturutse mu kwimura Imana. Iza mbutiyaje zose mubona n'izindi mutarabona ziteye ubwoba byavuye mu kwimura Imana. Ndabahamagarira ngo nimuze twongere kwimika Imana. Ndagushimye Imana y'ibihe, Imana itegeka ibintu byose, Imana igira umutima w'imbabazi, Imana izi itorero n'abaririmo, Imana igira urukundo rugari, Imana ikomeye, Imana ifite umucyo n'umwijima, Imana ishyira hasi igashyira hejuru, Imana itegeka kandi Imana yumvirwa na byose, Imana ikunda umuntu yaremye, Imana iduhumekeramo umwuka wayo, Imana nziza kandi Imana nzima, Imana ifite umutima w'imbabazi, Imana ibabarira ikibagirwa, umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu. Ngushyize hejuru muri aka kanya, ndaguhamagaye uri mu buturo bwawe bwera. Rambura ikiganza cyawe cy'imbabazi, kirambure ku mwana w'umuntu wakugomeye, kirambuye mu bizera n'abatizera, kirambure mu itorero no mu gihugu. Kirambura ikiganza cyawe ku bahanuzi n'abavugabutumwa, rambura ikiganza cyawe ku bashumba n'abapasiteri, rambura ikiganza cyawe ku babishopu n'abafite amatorero, rambura ikiganza cyawe ku bagusenga n'abagusebya, rambura ikiganza cyawe ku bakwimuye n'abakwimitse, rambura ikiganza cyawe ukore ku maso abantu barebe. Yesu we, rambura ikiganza cyawe urwanya abadayimoni batugenza, rambura ikiganza cyawe wunamure mwami icumu ryawe, utabara itorero ndetse n'abaririmo. Mana, turaguhamagaye aka kanya, muntu wese ukumvise ahindurwe n'imiburo yawe kugira ngo ugire icyo umukorera. Ndagushimye cyane Mana kugiye kugenza neza itorero, ndagushimye ugenjeje neza abakozi bawe, ndagushimye ko utazarita utazarisiga, ndagushimye ko wegereye abantu, kandi ndagushimye ko ibikorerwa mu isi y'ababaho byose bigaragara imbere yawe nk'ibyambaye ubusa. Ndagushimye ko ufite umugambi mwiza kuri twe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mbifurije amahirwe masa yo kwimika Imana kugira ngo itakwimura. Ukomeze rero gusangiza abandi ubu butumwa, kandi mukomeze kudutera kuraje no kutwandikira aho hepfo kuri comment. Mukomeje kuduha inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro nibahe umugisha, amen.